ariko n'ukuri kw'Imana kandi mahuja rwose ni byiza unteza imbere ariko rwose birakabije nishyura iyi ni inzoga ubundi witaye dore urabona karamenya wananiwe se mahuja ndakubaha kandi guturana nawe ni umugisha kuri njye ariko ujye ugerageza nanjye umenye ko ndangura basi reba ibihanga byose umaze gushyiramo hariya gerageza nawe umfashe ndangura kanyishyura rero iyo nzoga iracyarimo itahana tahana iyi iraguhaza nese umuntu aranguze nyishyura kandi wanyishyuriye ntabwo nabona amafaranga aranguye inzoga zose hariya wazimazemo rwose mu rugo hari mane yansicara n'imfunga zizagushimisha mumbeze inzoga nyishyura iyi ngiyi ubundi ugenda umugabo waraza kwishyura icyatanga ko niba guturana nawe rero ari ibibazo njyewe wakuvuga cyangwa ntoreye kumugenda kuko urangura ubu iyi nzoga wanyuma ureba ahantu ugenda ubuse wanagiye kuyirya basi gerageza yo kuno wanjye ndakumva urinde wa mugabo winjiye hano gute ko imiryango yose yari ifunze ndi intumwa y'Imana naje kureba ngo tuganire umva ngo barawe ntakariza umwanya hava kandi ugendera Fideli yaragukundaga ataragushaka yahoraga asaba Imana ngo uzamubere umugore mwiza yasezeraniye Imana ko azakurinda akakuba hafi yiyemeje kuzajya arara amajoro ariko akakurinda yakenyereye kubana nawe ni ubwa mbere wumvisha umugabo wita ku mugore we oya ni ubwa mbere mbonye umugore utita ku mugabo we ariko ibi ni ibiki koko bimaze iki kugaburira indashima bimaze iki gukora cyane ugakoboka uwo ukobokera atabyitayeho ahubwo yifuza n'ibyo udafitiye ubushobozi bimaze iki gutanga ibyo utunze byose ariko ubihaye ntashimire ngaho mbwira bimaze iki akoze ibi ni ibiki umugabo wanjye asigaye ankorera asigaye aneza abantu muri karitsiye utekereza ko umugabo wawe ari we wabimbwiye ngo bari abagabo sohokera hano ndavuze ngo haguruka musohokere mu nzu nta yandi magambo Shema nubwo ejo bitagenze neza hari ibintu bitanshimisha muri uru rugo rwose ibiki nyine kugenda umvuga nabi umusebye sibyo ngo ndi ntashima ntabwo biba binshimisha ariko ibintu uri kuvuga njye ntabwo nzabona uri kubikura kandi abaturanyi bose babizi uzi ko ntambuka abantu bose bakandiba nkibaza ikintu bari kureba kumbe nibyo baba barimo njye urabizi neza ndagukunda n'umutima wanjye wose ntacyo ntakora ngo byibuze gushimisha nubwo bitagenda neza sinzi rero ibyo bintu uri kuvuga byose aho uri kubikura basi ubona ndi umugore wasabye Imana
ese basi ubona ubikora neza? ngiye ndabizi ko ubikora neza pe. Igihe uzabitekereza ko utabikora neza nibwo uzabikora neza. Iyo umuntu yazi uko akora neza icyo gihe aba afite amakosa, ariko iyo umuntu azi ko adakora neza aho ngaho niho ahera akosora ya makosa yose akora. ariko kugeza aho nizeye iwawe nje kugeza kwishyura wese kandi urudeni murimo kanyiribagiwe cyangwa uri kwikinira nizere ko uri kwikinira hasi. Ese wadufasha mu byubahiro byawe ukagenda ukicara hariya? nicara se handi sinicaye yishyura nta mafaranga reka mufitiye. Wafashije kwicara hariya tukabivuga ko nta kibazo. kanjye kuhicara ariko munabishyura. ubundi si deni murimo ni ibyangana 100 inzoga wafashe rwanze mu kabari. inzoga z'ibihumbi 100? Yego data washese uri mu ijoro amafaranga ngo nzana agakayi ko ngewe mbona nani erega nanjye ndandika amafaranga nzi murimo ni 70,000. yego ntabwo nyazi. Mureke ibintu by'urusaku, ibyo bintu by'ideni ntabwo ari ikintu kigoranye cyane, ariko byibuze mwumvikane. abantu bafite inzu imeze gutyo ngiye mu ideni ntibanishyure nta yandi mafaranga andi ntabwo 100 madamu twubahane. Okay, ntabwo nzi. n'ibihumbi 100 byawe kuri mwe Yego ukwiye kwishyura. yego shira amafaranga ntabwo nyamurimo. ngo iki twubahane twumvikane. ntabwo nzi madamu ntabwo nzi nakwiyereka muri uyu munota. umva nako zaba nakwiyereka gira unyishyire ntuzanagaruke. mugire mu nzira. shimbo ko ugiye kumwishyura. Ceceka, sinshaka ibintu by'urusaku. kugira abakiriya nawe kubura kugira pe. Shyiramo nimero yawe. telefone bitaye ku kazi. nayibona Amafaranga wayabonye? taha rero se biteye taha byarangiye. ndagiye biteye. Umva nkubwire. umugore wawe Umva nkubwire basi sibyo? twubahane. Umeze ute? Nari mbonye message yawe. Yego. Iri deni rero, iri deni ni rinini cyane, ni rirerire pe. Noneho rero wumva nkubwire, ndakwinginze pe, umfashe ntihakazagira umuntu wongera kuza gufata ideni aho ngaho
atari ngiye uguhamagaye sibyo magana angahe 265 n'uduceri turenga byaje ni mu bwonko bwa yandi pe kandi mbona ntabwo mufite kunyishyura niyo mpamvu ntayo namwe mwaza kubwira kandi uri inshuti yanjye nicyo cyanze ngenza ariko no kukuganiriza no kukureba ko mumeze hano mu rugo. Okay, nta kibazo nubwo byibuze atigeze abimbwira ariko nyine ubu rero arafata kundeba yego ufite amadeni menshi hanze menshi cyane hari nishyura kandi yose yafashwe n'uriya mugore nta kintu biziho pe kwihangana ni uko nyine zubakwa kwihangana ni ukuyishyura none se wumva ukundi wabigenza ni uku hari uburyo ki ntekerejemo mu buryo ki nabasha kwishyura ubu tuvugana navuye guha stock yantwaye hafi mu bihumbi 180 none rero ndagira ngo byibuze mbe nyiguhaye byibuze uyitware noneho tube tugabanyije iryo deni nkomeze nshakisha uburyo ki twarangiza kwishyura sibyo ubu tuvugana nari mvuye guha stock yanjye nakoresheje hafi mu bihumbi 180 none rero ndagira ngo byibuze mbe nyiguhaye tugende tugabanya ideni turebe ko iryo deni ryarangira Wazanye inyama? Ubu inyama nicyo kintu kibutse. Ubu ntiwakagombye kubanza ukansuhuza. None se ubu twirirwanye? Wiri ute? Shira ikiro kimwe. Nese ikiro kimwe kiraduhaza. Ikiro kimwe cyazwa n'iki kuduhaza ko? Simbabarira. Sibyo. Ngiye nashakaga inyama, sibyo? Abantu babiri. Ikiro kimwe ntabwo cyaduhaza. Ngeze uko. Nashaka ikiro kimwe ntabwo ari ikindi kintu. Nyine nibwo twagomba kuba twumvishe nyine turi neza. Okay, reka nkubwire. Njyewe nta kibazo pe. Iby'inyama n'ubundi niwe nari nzizaniye. Sibyo? Niwe nari nzizaniye ntacyo bitwaye. Sibyo? Nizawe. Ninjye waruzanye se nagurya. Oya njye ndumva. Tsuke nta kibazo bebe. Ndumva nta kibazo. Sibyo? Urakoze. Ndarushye cyane ndananira mvuye mu kazi. Mfasha pe. Niba hari icyo kurya gihari ukizane ugerageze mpite njya kuryama. Sibyo? Ntabwo natetse. Ntabwo natetse nese nari guteka iki kandi ntacyo narize. Ibintu bagiye gufata kwa Rafati, amadeni bafase kwa Rafati. Ukwere nta bintu byo guteka bari kubona. Nyama zari zirimo. Ubu ni ukuvuga nta kintu cyo kurya kiri aha ngaha. Ntacyo. Okay, nta kibazo. Noneho reka mbe ngiye kuryama. Base washashe? Nagomba kubikora rimwe rwose ntabwo nizeye sasa. Nari nzi ko nifatisha imbabura nkateka tukajya mu cyumba kuryama ubundi nkasasa. Wiriwe mu rugo? Wakagombye kuba wabikoze kare.
ese shiri ntushobora no kwihangana ko mwese ni igihe kigoranye kuva ku nzoga erega shenge nta kibazo kiba ngiye niyo nambutse ku kabari byonyine numva umuhumuro wayo mpita numva icyaka umuhumuro w'inzoga ku buryo unywa inzoga zikagera mu bihumbi magana ese shiri ni iki wabuze muri uru rugo ntacyo ntakora bafite ibintu hano mu kwirirwa mu rugo ruteye ibintu mbabarira undwane kuko ndaremerewe ndiyemeza ngahaha nkakora buri kimwe cyose kugira ngo uhiteho nk'umugore wanjye nkunda ariko nawe nyorohereza ku cyerekeranye n'inzoga sibyo ndakwinginze sheri basi ujye usigira amafaranga amafaranga se karibu Abasumba se mukunda abashyitsi cyane pe turabakunda mureke rero dusangire kabyishimira nk'umuryango bazaniye ibyo kunywa kugira ngo dusangire kira muzanira akantu ndabizi ko mukunze kuba mufite ibisindisha naba ari byo nanjye namuzanira muzanira akantu ko kunywa ni karibu cyane nta kibazo ni ibyo ukorera umugore wanjye none mwari mufite ikibazo muri uru rugo ibibazo byari bihari ariko byari bijyanye n'umudamu wanjye ntushaka ko madamu wawe ahinduka yego ndabishaka akareka gufata amadeni akareka ibisindisha kandi mukagwiza amafaranga kuko atayasesagura ikintu cyitwa inzoga cyo cyararenze ntabwo cyo yakiva ngo bikunde nawe arabimbwira ko bitashoboka icy'amadeni nta kindi kibazo tugira usibye iyo madeni agenda agafata y'inzoga ibyo byo biba bihari Imana yampaye umugisha wo kubona ibyo kurya ndamuvuye ntazongera kureka kugisindisha ukundi ntabwo byashoboka ntazongera na rimwe gusoma ku nzoga haleluya dore ku nzoga yasoma bebe waye iki we yasoma nta kibazo bebe soma ayivuye hose
Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara. Kandi ushingure icumu mu ntagara, wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro. Abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe. Ubu ni njye ukiri guseka koko. Nakubeshye uburyo ki nakubonye uguruka wikoze ibicu ntazati nene baramuroze birarangiye. Naye nzi ko bakwishe nde Mbabare ibyo byarangiye twongera kubivugaho. Ubare usiri uyu munsi urumva ngomba kukugurira agacupa ukagasoma njye numva nta kibazo sugakumbuye. None uhise ubyemera ko wayi ubu rwose pe ugakumbuye ngutumiye inzoga yawe yimanira. Igumana. Rega mubwire cyakora Imana igira amaboko igira n'imbaraga. Yo nibutse ukuntu inshuro nyinshi ndakubwiraga turi ku buriri turyana wamba bari ukava ku ngo nuko atari byabaye. Nuko atari byabaye.